turagushimye Uwiteka Imana Data wa twese, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye Data ubuntu bwawe udahwema kutugirira kandi watugiriye. Turi muri aka kanya, ikiduteranyirije hamwe ni ukugira ngo twamamaze ubuntu bwawe wahaye abatuye isi bose. Kandi Data, ubwo buntu butuguye neza twebwe ababwakiriye, abakiriye impano yawe. Bana natwe rero muri byose, ukomeze kutugirira neza, udufatanye n'abatwumva mu izina rya Yesu twizeye. Amen. Amen. Dusuhuze abakunzi b'ubutumwa bwiza bose, kandi tubashimira ko bakurikiye ibiganiro byatambutse. Uyu munsi nk'uko mubibona turi benshi, ntabwo ari twe twenyine gusa. Njyewe nitwa Ndagijimana Jean Pierre Bernard. Hanyuma rero dufite undi mutumirwa, nawe yatwibwira kugira ngo dukomeze tuganire. Hari byinshi bize kutubwira, tuze kuba dusangira hano kuri niwe gusa. Murakoze cyane, banyita Kamanzi Emmanuel. Kamanzi Emmanuel. Ndi umukozi w'ubutumwa bwiza. Amen. Amen. Ngira ngo rero mwabyumvise turi kumwe n'umutumirwa, kandi ni mwene Data kunze ubutumwa bwiza cyane. Ugomba kuba hari ahantu bwamukuye, ndetse urebye ni ibintu bimunezeza cyane. Ariko ubushize ubwo twavugaga ku ngaruka z'icyaha, twavuze ibintu byinshi. Ngira ngo muri makeya urebye neza wasanga tukivuga ku nkuru mbi. Kuko kuva umuntu yahitamo nabi, inkuru zakomeje kumanuka ari inkuru mbi gusa. Kuko urumva umuntu ntabwo yahisemo ubugingo, ahubwo yahisemo ubwenge. Aho kugira ngo ajye ku giti cy'ubugingo, ko nacyo cyari gihari, we yahisemo kujya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Yego. Hanyuma rero atwanduza gutyo, atwanduza ku gukunda ubwenge. Buriya abantu muri kamere dukunda ubwenge kurusha ubugingo. Ubwo rero inkuru zakomeje kuba mbi. Uyu munsi rero n'ubundi turongera tuvuge gakeya ku ngaruka z'icyaha. Yego. Nuko urumva umuntu amaze gukora icyaha, ingaruka ya mbere twabonye yamubayeho nuko yarimbutse. Ngo abantu baciriweho iteka bose muri uwo muntu, abantu bose bahise bakurirwa gucirwaho iteka ku bw'uwo muntu. Ariko ikibazo cyabayeho, abantu ntabwo babimenye. Nubwo bari baciriweho iteka, ariko ntabwo bahise babimenya. Ubwo Imana yatangiye uburyo bwo gushaka kumenyekanisha umuntu ko yarimbutse. Jean Pierre, si uguca mu ijambo, urabona n'ubundi iyo ucyandura indwara, wanduye virusi ntabwo bimenya. Uburyo virusi iteye, urayandura, ariko ushobora kumara nk'iminsi 2 cyangwa amasaha angahe utari wamenya ko wanduye, ariko nyamara wanduye. Aho rero, aho niho Imana nyine nk'uko wari ubivuze, umuntu amaze kwandura, abantu bakomeje kugenda bibeshya ko ari beza. Ko ari beza, wenda ubwandu butaragaragara. Ntekereza ko ari cyo wavugaga. Nicyo navugaga, abantu bakomeje kubaho batazi ko ari abanyabyaha. Urumva Adamu yarororotse, noneho twe dukomeza ko tutazi ko turi abanyabyaha, tutazi ko dufite virusi, tutazi nuko twanarimbutse. Imana rero kugira ngo igire ikindi ikora, yagombaga kubanza kutwereka bwa mbere ko twarimbutse, ko dufite virusi. Uyu munsi rero tubivuge ukuntu yerekanye icyo kibazo, ikacyerekana ikoresheje amategeko. Amategeko abantu bazi yatangiye ku musozi uzwi cyane witwa Sinayi. Ubwo abana ba Yakobo cyangwa se abana ba Isirayeli bari bageze ku musozi Sinayi, Imana yabahaye amategeko kugira ngo ibone uko igaragaza ko mu bantu harimo ikibazo. Ibyo uvuga ni ukuri, wenda tukatubihamishe n'ibyanditswe. Reka turebe mu Bakorinto ba mbere. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 15. Duhere ku murongo wa 56. 56 haranditswe ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko.
wera tushaka tugarukira aho ngaho. Ibyaha ni rwo rubori kandi n'imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Aha twabonye ko Imana yabwiye Adamu ngo nurya kuri iki giti no gupfa uzapfa, no gupfa uzapfa nurya kuri iki giti. Aha tubonye urubori, kuko gupfa byazanywe nuko yimuye Imana agafata ibyo Satani yamubwiye. Kwimura Imana twabibonye mu biganiro byacu byatambutse, wenda abataradukurikiye babireba ibiganiro twaganiriye. Twabonye ko umuntu yimuye Imana akimika Satani, icyo gihe rero urubori ruba rurinjiye. Hano tubonye ko ibyaha ari rwo rubori rw'urupfu, kandi ngo imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Nk'uko twavuze kuri virusi, bivuga ngo virusi urayandura ariko hari igikwira mu mubiri n'ibimenyetso bikaza. Ubwo rero igituma virusi ikura, igituma ibyaha byiyongera mu muntu, ibya virusi ikagira imbaraga, ni amategeko. Ni amategeko. Emi sinzi nawe icyo yanyunganira kuri icyo. Birasobanutse, Bibiliya burya irasobanutse kabisa. Birasobanutse pe. Ni ukuvuga ngo abantu ukuntu twakoze twigishwa, abantu bazi ko amategeko ari meza kandi yatanzwe n'Imana kugira ngo tuyakurikize. Ariko icyo ubutumwa bwiza gikora cyangwa icyo buhishura ni uko amategeko urebye neza ntabwo ari ibintu byavuye ku Mana, cyangwa ntabwo ari indangagaciro zavuye ku Mana, ahubwo bigaragara neza ko ikintu cyose amategeko avuga kiri muri twebwe abantu. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho wenda turaza kubiramisha ibindi byanditswe, ni nk'aho Imana yahaye umuntu mission impossible, akazi kadashoboka cyangwa umurimo udashoboka. Kuko biragaragara neza niba umuntu n'Abanyarwanda baca umugani ngo niba ari umugani sinzi, ngo umuntu yasiga ikimwirukansa ntabwo basiga ikimwirukamo. Yego, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri kugira ngo umuntu yubahirize amategeko byari akwiriye gupfa, kugira ngo ya kamere cyangwa ya miterere y'ubuzima bwe itajya mu bikorwa, kandi Imana yatanze lisite y'ibintu bigomba gukurikizwa, donc atagomba gukora kandi bimurimo. Ni nko kubuza umukobwa kumera amabere cyangwa kuba umukobwa kandi iyo misemburo imurimo. Mu by'ukuri ari ubutumwa bwiza. Iyo umuntu atarabusobanukirwa cyangwa abishurirwe, akomeza ashaka kurwana no kubahiriza ibyo Imana yavuze, ntamenye uko bidashoboka. Reka ubutumwa bwiza batwereka ko twese twananiwe, twese twabariwe mu gatebo kamwe, twese twakoze ibyaha, na n'umwe washyikira ubwiza bw'Imana. Uvuze kuri icyo kintu, nibuka ubwo Mose yazaniraga Abisiraheli amategeko. Uzi uko bavuze? Baravuze ngo ibyo Uwiteka avuze byose nta kimwe kivuyemo, tuzabyubahiriza, tuzabikurikiza. Bo ubwabo biyemeza ko ayo mategeko bazayakurikiza, bazanayubahiriza. Urumva ko nabo ntibari bazi ikibarimo imbere ko kidashobora, ko nta bushobozi bifite muri bo kubahiriza ibyo ngibyo Imana iba. Nyamara Imana yashaka kugira ngo ibagaragaze, bagaragare, bimenye. Ngira ngo n'uyu munsi abantu batazi intego y'amategeko bashobora kumva ko Abisirayeli bari bavuze neza, kwiyemeza ko bazakurikiza amategeko, ko bazagendera mu mateka y'Imana. Bashaka kuvuga ati abantu biyemeje neza, baravuga ati ibintu tuzabikora. Ariko ko kwiyemeza ko bazabikora, bari berekanye ko nyine badakeneye Imana n'ubundi, ko bari berekanye, bari bageze ikirenge mu cya ba sekuruza Adamu. Tuvuga yanze ko Imana imubeshaho, we ajya gushaka ibindi, ajya gushaka amazi, yifukurira amazi. Niyo mpamvu kwiyemeza ngo tuzabikora byose
cyari ikibazo gikomeye ku Mana. Nyango uko ibihe byagiye bigenda byicumacuma hajya hanyuraho ibihe birebire. Hari icyanditswe nshaka gusoma kiri muri Nehemiya. Nehemiya urumva nawe hari ibibazo bari bahuye nabyo mu gihe cyabo nyine, ariko nabo ngo bafata umwanzuro wo gukora isezerano n'Imana. Avuga bati rero dukore isezerano Imana tuyisezeranye iri n'ibi. Noneho iryo sezerano ni muri Yeremiya igice cya 10. Nehemiya igice cya 10 ugisomye guhera ku murongo wenda mu gice ku murongo wa mbere avuga ngo ubwo bimeze bityo byose turasezerana isezerano ridakuka, turyandike abatware bacu n'abarewi bacu n'abatambyi bacu barishyireho ikimenyetso. Ubwo hano nyine n'uvuga ngo abantu baze kurisinya. Uranze kugeza ku murongo wa 2 bahita bavuga abashyize umukono kuri iryo sezerano. Noneho iryo sezerano rero iyo urirebye noneho aho uburyo byari rikoze uhera ku murongo wa 30. Umurongo wa 30 uravuga ngo bafatanya n'imfura na bene wabo bishingira umuvumo n'indahiro ko bazajya bagendera mu mategeko yatanzwe na Mose umugaragu w'Imana, bakitondera gusohoza ibyo Uwiteka umwami wacu yategetse byose no guca imanza kwe n'amateka ye. Kandi yuko bahise bongeraho n'ibindi, urumva nk'ibyo kudashyingirana n'abanyamahanga n'ibiki byose. Ariko icya mbere ngo bikururire umuvumo. Bayikururira bate? Biyemeza kuzubahiriza amategeko yatanzwe n'umugaragu w'Imana Mose. Umuntu rero wakumva ngo niyemeje kubahiriza amategeko ya Mose yagira ngo akoze ikintu cyiza, ariko impamvu umuvumo muzaho nuko birangira atabishoboye. Kandi mu mategeko iyo utayashoboye, mu mategeko nta mbabazi zibamo. Iyo ubundi haje itegeko riba rifite igihano. Itegeko nta muntu ushobora gukora itegeko no mu gihugu, nta muntu ushobora gukora itegeko ngo azavuge ati wenda itegeko ryo kwica umuntu no guhohotera umuntu, inteko y'abadepite yanzuye ko nujya uhohotera umuntu uzajya ubabarirwa. Itegeko igihano. Ngaho umuvumo waturukaga rero ko biyemeje kugira ute kubahiriza amategeko y'Imana. Kandi amategeko Imana yari yazanye kugira ngo yerekane ikibazo kw'indwara bafite, indwara mw'imbere mu mutima. Noneho ibyaha biravumbuka sasa biragaragara kugira ngo kandi byose Imana impamvu yabikoraga ko ari kugira ngo igeraho yikemurira ikibazo ubwayo, abantu bashyize hasi ibyo bakoraga byose ngo bashaka igisubizo cy'icyaha. Aho ngaho nk'uko bivuze, Imana yibaha amategeko. Iyo abanyabwenge baravuge bati Mose ayo mategeko duhaye utubwiye ntabwo twayashobora. Niyo mpamvu tuvuga ngo hariya naho babuze ihishurirwa. Iyo baza kuba biyizi baramaze kwisobanukirwa, Imana ikabaha amategeko, baravuge bati ayo mategeko bwira Imana yongere niba ari ukuyasubiramo, basi duha amategeko meza atubereye tubasha gushobora. Kuko tubona mu kuva ibice 23 dusome ku murongo wa 6 24 dusome ku murongo wa 3 handitse ngo Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Ibi bamaze kubyemeza, Imana yongera irababwira wababwiye, bamaze kubyemera abantu bati tuzabikora. Niho Mose yafashe amaraso ayaminjagira kuri cya gitabo, ayaminjagira ku gicaniro kugira ngo akomeze isezerano. Ari nicyo twabwira n'abantu, isezerano Imana yagiranye n'abantu cyangwa twita isezerano rya kera. Tubirebe hano mu kuva n'ubundi 34 umurongo wa 27, kuva 34 umurongo wa 27 rero dusome n'umurongo wa 28. Uwiteka abwira Mose ati iyandikira ayo magambo kuko isezerano nsezeranye namwe n'Abisiraheli rihagaze kuri aya magambo.
amagambo amara nayo n'uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40 atarya umutsima atanywa amazi. Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano, niyo ya mategeko uko ari 10. Wabonye isezerano? Iyo tuvuze ngo isezerano rya kera, ko atari bya bitabo kuva mu itangiriro kugeza muri Maraki, ahubwo ari iringiri Imana yagiranye abango aya mategeko nguhaye niryo sezerano, nuyica uzaba wishe isezerano. aho bisa n'ibyumvikana kandi abantu barabyemera, kuko urumva abantu baravuze ati tuzakora ibi, Imana nayo ati nimukora ibi nzakora ibi. Ni ko isezerano ryari rinameze, kandi nimukora ibi ngibi nabi nabwo nanjye nzabakora ibi. Umuvumo w'umugisha. Ariko turaza gusanga nayo tuzanareba niyo tutanabireba uyu munsi ko tuzakomeza tuganire, turaza gusanga yuko amategeko byarangiye batayubahirije. Byarangiye batayubahirije kuko hari intego Imana yari ibaha amategeko yari ifite, ni ukugira ngo bimenye, si ukugira ngo bayubahirize, kuko yari izi neza ko batazayubahiriza. iyo uganiriye n'abantu cyangwa natwe kera cyangwa nanjye kera ntarasobanukirwa ubutumwa bwiza, usanga mu by'ukuri abantu batazi isezerano icyo ari cyo, isezerano rya kera icyo ari cyo, isezerano rishya icyo ari cyo. Nanjye nzi ko ari ibitabo kera. Byumvikane neza rero, ubutumwa bwiza nibwo buhishura isezerano icyo ari cyo, ariko no muri Bibiliya birimo bigaragara bireruye. Ahubwo twagiye turangwa n'umwuka wo kudasoma, umwuka wo gusomerwa, urumva, ntitumenye Bibiliya cyangwa n'ibiyirimo. Rero byumvikane neza, ntabwo ari ibintu by'inzaduka biri hano muri Bibiliya. Hari n'indi mirongo myinshi yerekana ko isezerano rya kera ari amategeko, ntabwo ari ibitabo. Kandi urumva kwica amategeko babaga bishe isezerano. Hari n'aho Imana yababwiye n'uwari muri Yeremiya ngo isezerano ryamye bararyishe, kuko ntitubona umuntu wubahirije amategeko hanyuma uvuge ngo uyu nguyu ni icyitegererezo ku mategeko abo Mose yayahaye. Icyo nicyo cyabaye igihamya cy'icyo Imana ashaka ku mategeko. No mu Waroma baratubwiye ngo amategeko ngo yatanzwe ngo kugira ngo akanwa kazibwe, abantu baceceke, bareke kubuza kwiyemeza, bamenye ko ibyo bintu batabishoboye. Ahubwo buriya iyo baza ku banyabwenge bari bugira bakavuga ati Mose cyangwa se wari uwayoboye icyo gihe, tubwirira Imana aya mategeko yahindure iyakureho, kuko ariko ntabwo byari bushoboke kuko bari bararangije kwandura. Urumva n'ubundi Imana yari izi ko icyo ikeneye, yari izi ko n'ubundi bari buze kwiyemeza, kuko n'ubundi icyo banduye ni icyo ngicyo nyine cyo kwiyemeza gukemura ibibazo, kwiyemeza gukiranukira Imana kandi batabishoboye. Ariko hari aho Bibiliya isa nk'igaragaza utacukumbuye neza wa musore w'umutunzi, uburyo yari yiyemeye ko yayubahirije, na Yesu akamushima, ariko ucukumbuye neza ubona ko hari itegeko ryamugonze, ryari no gukundisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'umutima wawe wose, nk'uko wikunda. Amubwiye ngo nafate ubutunzi bwe abugabanye abakene aribo bagenzi be, yahise ahongama amaso. Ariko urebeye hejuru, nk'uko Bernard yaravuze ngo nta muntu wigeze uyubahiriza, ushobora kuvuga ngo wa mutunzi ko na Yesu yamushimye, ariko iyo ucukumbuye ubona nawe byaramukubise. Erega uriya mutunzi Yesu nta nubwo yamushimye, kuko umutunzi niwe ubwe wishimye, avuga ngo nubahirije amategeko yose. Ubwo amategeko yari yayubahirije, ntugasambane, ntukice. Nyamara Yesu uzi ko yabwiye Abafarisayo, yabwiye ati rero, kuko buriya hari abantu bameze nk'uriya mutunzi, batigeze basambana, batigeze bica, batigeze biba, ariko Yesu yabwiye ati rero mwabwiye ngo ntugasambane, ariko ngenda babwira yuko niyo wareba umukobwa ukamureba gusa ukamwifuza, uzaba wamaze gusambana nawe. Ibyo ngibyo uriya mutunzi ibyo ntabwo ryari ryubahirije, yarubahirije ntugasambane. Ibyo bashobora guhita bavuga ati none se tijyewe ntabwo njya mwifuza kubera ko wenda
mfite ikibazo cy'uburwayi mu mubiri wanjye nyine ntabwo ushobora ari kugira normal. akavuga ati wenda ngiye ntabwo ndi normal nawe namwifuje ariko noneho Imana ikavuga ati noneho sasa Yesu akavuga ati noneho nawe ubwira mwene so ngo wagicucu cyangwa urakara cyangwa se urakarira mwene so urakarira mwene so ukwiye kujya giheno kuko n'ubundi wa muntu wishe umuntu bihera ko urakarire Bihera ko uburakari. ni gakeya umuntu ashobora kwica umuntu atarakaye sibyo ntabwo ushobora kujya gusambana utabanje irari no kwifuza bo rero birindaga gusambana bakirinda kwica kuvuga ngo umuntu mukuyemo umwuka ariko kurakara bakarakara kandi bakumva ko bubahirije amategeko ahangaha niho abantu bamwe wenda n'abadukurikiye baze kubyumva abantu bajya bavuga ngo Yesu ngo ntiyaje gukuraho amategeko ngo ahubwo yaje kuyakomeza ariko ntiyaje kuyakomeza bose no muri Bibiliya ntaho byanditse ntaho byanditse abanditse ko yaje kuyasohoza mwitekereza ko naje gukuraho amategeko n'ibyahano ahubwo naje kubisohoza ubona bagavuga ngo kuyakomeza ngo nuko bavuga gusambana noneho bakavuga ngo no kwifuza ngo ubwo yarayakomeje oya yagira ngo yereke abantu uko Imana ibona icyaha mwebwe mwishaka kwigira beza ngo ntimwasambanye ariko se ninde ubwo yabwiraga basambanye ati mwebwe no mutasambanye buriya mwarifuje kandi gusambana biva ku kwifuza kandi uribuka igihe abona bazana wa mugore wafashwe asambana uzi ko bazanye n'umugore wenyine wabaza ngo umugabo basambanaga bamushyize hehe uvuga abagabo bari abere bazana umugore wafashwe asambana wenyine umugabo baramuretse ushobora no gusanga n'umugabo yari ari muri bariya no muri bariya bazanye uriya mugore ushobora gusanga n'umugore yatoye ibuye wasanga yari yatoye ubwo noneho Yesu iyo aza kuba yaraje kubahiriza amategeko yari kwemera bakamutera amabuye none biragaragara ko n'abatayubahirije kuko nicyo amategeko yavugaga ubundi buriya amategeko iyo ufashe umuntu wica amategeko n'umugenera icyo amategeko agena nawe uba wishe amategeko nicyo biba bivuze ariko yarababwiye ngo noneho nta kibazo rwose ibyo by'amabuye reka mbareke ariko noneho udafite icyaha naba ari ubanza bwa mbere arimutere Bibiliya tubwira ngo basubiye inyuma noneho hari no kugira ngo batagwirirana sibyo Yesu icyo yabakoreye yirebeye hasi kuko buriya akomeza akabatunga amaso akabareba bari bugwirirane cyangwa bakanagwa naho bagapfa ariko yabahaye umwanya wo guhunga buriya mu kwandika hasi we yabahaye umwanya wo guhunga yuburutse abwira bamubwira ati ba bantu bari hehe ngo guhera ku mukuru niwe wabanje gusubira ivyo rero bifite n'icyo bivuze guhera ku mukuru guhera ku mukuru nuko tutabyamo kano kanya ariko guhera ku mukuru bifite icyo bivuze buriya ngira ngo rero urebye aho twahereye tuvuga ibintu by'icyaha ngira ngo kino gice cya 5 cy'abaroma kivuga ibintu byinshi nuko tunyuramo gace kubera ikintu tuba dushaka kuvuga ariko kivuga byinshi cyerekana ko kugira ngo icyaha cyahoze mu isi amategeko ataratanga icyaho cyo cyari gihari none reka wumve inkuru mbi rero nuko amategeko aje yaraje kugira ngo icyaha kibarwe ku bantu iyo ni inkuru mbi iyi ni inkuru mbi rwose y'incamugongo amategeko yaraje kugira ngo icyaha kigire ute kitubarweho urabivuze urumva twari gukwepa kwa kundi uburwaye cyeze uburyo Mose yazanye inkuru mbi cyane yazanye babakiriye neza abantu bose babimenya kurumva hano bari bameze nk'abana b'ibitambamo hano iri nirishurwa Paulo yagize nyuma ariko nabo yabibwiraga nabo bwabo ntago bari bageze kubishyirwa icyo kintu cy'uko amategeko yaje ari inkuru mbi iteye ubwoba uti gute amategeko ataratangwa icyaha cyari gihari ariko ntawe kibarwaho amategeko ataratangwa noneho rero uyu usomye ku murongo wa 19 wa 20 numva kuri 20 ngo ariko amategeko yaje hanyuma urumva hanyuma y'iki bya Adamu byakoze byose twajya byadukururya kandi ngo amategeko yaje hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire nibumva niyo ntego iryo jambo kugira ngo numva ari intego kuko ushobora gukora ikintu kuki ukoze iki kintu gikoze kugira ngo bigende gute yaje kugira ngo agwize ibyaha ubajije Imana ati kuki utanze amategeko mu bantu none se yavuga ati ni ukugira ngo ibyaha bigwire nibigwira ubwo mu bundi buryo ubwo nibigwira gutanga iyo tuzabona nyine sinavuga ntiwavuga uti twabonye virusi amategeko ntiyatanzwe
kugira ngo virusi igaragaze ibimenyetso. cyane ubundi amategeko yatanzwe ni nk'umuti bateye mu mubiri w'umuntu, virusi igahita izana ibyuririzi. Ibi virusi bikagaragara ku buryo udashobora guhakana ko udafite virusi. Noneho kugira ngo buri muntu wese, urumva kugira ngo buriya n'abaganga kugira ngo bakuvure, ubwa mbere nuko wowe ubasinyira ko urwaye, ubemerera. Bo nta muntu bajya bavura ku ngufu. Niyo bagiye kubaga umuntu bajya mu miryango bagasinya n'iki ibintu nk'ibi. Urumva umuntu Imana ntabwo ari kumukiza itabanje kumwemeza bagati ufite virusi. Ariko icyo ngicyo kivuze ubundi no gukiza umuntu ataremera ko arwaye. Ashaka no gukangana ko atari wamukijije. Yakwita umusazi wowe yavuga ati se wanyijije iki? Uruzi ko ngo n'abantu barohora mu mazi, ngo abahanga nyine bo kurohora barareka ukanywa. Kuko ushobora kujya kumurohora ataranywa akakwibiza. Ariko iyo umaze kwa kundi warerembuye ahita afata akantu gato gutya akagukurura akakugera ku nkombe. Iyo ugeze hakurya rero ni nk'umushimira ko yakurohoye, kuko wowe wari warangije imbaraga zawe wazikoresheje zarangiye. Urumva rero niba hano mu Baroma 3:19 hatubwira ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe. Niyo objectif, niyo ntego, ngo kugira ngo ibyaha bigwire. Nibigwira umuntu avuga ati riko ndabona gukontorora ibyaha biranze, amategeko arananiye, akanwa kazibwe. Nikamara kuzibwa rero tuzareba igikurikiraho. Ariko ubwo nibutse nkiri ku iyo ntego, aha ni mu Baroma. Ariko muri Ezekiyeli, dusome Ezekiyeli ibice 20 umurongo nkunda cyane, nkabona yuko Imana nta bundi buryo yari bukoreshe yereka umuntu ko ari mubi. Umuntu yari bujya avuka ukavuga ugasanga uravutse, ariko ibyo Adamu yakoze ntabwo ubizi. Wowe ubonye uvutse ariko ntabwo uzi kuvukanye ubwandu. N'ibyo Adamu ari kubipinga bikavuga ati ibyo Adamu tutazi. Ntabwo uzi kuvukanye virusi. Bavuga basoma. Imana imaze kubera ko abantu bavukanye virusi kandi batayizi, ibaha amategeko. Amategeko yabahaye rero intego yayigerwaho. Bamenya yuko ari babi. Ko ayo mategeko Imana ibahaye bayarwana nayo arabanane. Ezekiyeli 20 dusoma dore ku murongo wa 25 haranditswe ngo nuko mbaha amategeko atababonereye n'amateka atababeshaho kandi mbandurisha amaturo yabo, kuko bacishije imfura zabo zose mu muriro, kugira ngo mbahindure ingegera babone kumenya yuko ari njye Uwiteka. Umuntu yari bumenye gute ko Uwiteka ari ushobora byose uretse kuba ubwe ananiwe? Icyambere yariyemeje ati ibyo Uwiteka tubwiye tuzabyubahiriza, biramunanira. Ariko Uwiteka hano umuhanuzi Ezekiyeli yavuze ngo yabahaye amategeko n'amateka atababeshaho, atanababonereye. Nangwa si ibintu Imana bibahaye izi neza ko ibyo bintu atari ibintu bagendamo. Yego, atari umuti nyawo. Ko atari umuti nyawo. Ngo ariko kugira ngo bamenye ko ariyo Uwiteka. Ezekiyeli umuhanuzi yavuze ngo kugira ngo mbahindure ingegera. No kuvuga ngo mbacishe bugufi babanje kubona ko ari ngewe. Reka babwire buriya iki kintu cyakumvikana umuntu atanasomye n'ibyanditse, kuko n'abantu benshi bakijijwe bazi uburyo byatangiye buriya. Nta muntu ujya gukizwa atabanje kurwana n'ikintu bita icyaha ngo kimushyire ku itaka. Neza ngo agera havuga ati ibi bintu niba ntatabawe n'Imana nzarimbuka nta kabuza. Akumva ko nyine nta kabuza ibyaha birananiye, nta muntu abwiye. Si ngombwa byatura umuntu cyangwa akana. Abantu badukurikira ibintu barabizi ko ibyo bintu byabayeho. Icyaha kikakunanira neza ko gati ibi ngibi niba kurimbuka biterwa n'ibyaha, ndi mu barimbuka. Ikibazo rero nuko no muri iki gihe hariho abantu bavuga ati twararokotse, ariko ukibaza wavuga tuwarokotse iki? Avuga ati sinywa inzoga,
sinkinywa itabi singitukana sinkigira akumva ko yarokotse. Urumva nawe ubwe ntabwo aragera aho ananirwa atsindwa avuga ati kubahiriza amategeko birananiye, amategeko mbonye ko amategeko adashobora kundokora, adashobora no kunkiza kuko nagerageje kuyubahiriza biranga. Urumva mvuze nk'uko Ezekiel hariya bivuze ntabwo ari ab'ingegero, ntabwo aramenya ko Uwiteka we aracyumva yarwana nayo. Aho rero niyo wakwita umurokore kajana, uzaba warokotse iki ubwawe utarasaba kurokoka? Wagombye kuyamanika kuvuga uti aya mategeko Mana niba ari aho uzagendera uncira urubanza, ntabwo ibi bishoboka. ngira ngo dukusanyije ibyo twavuze byose, hari icyandiko twasomye abantu bikururiye duhereye wenda duhereye uburyo ibyanditswe biba bitenze, wasanga mu kuva Imana itanga amategeko abantu baravuze ati tuzayubahiriza, na nyuma yaho ibintu byanze hari abandi nabo ngo bikururiye umuvumo biyemeza kuzubahiriza amategeko. Urumva ko bikururiye umuvumo. Pawulo niwe waje kuvuga ati sasa ibintu hari Imana azanye amategeko kugira ngo ibyaha bigwire. Niyo ntego twari dufite uno munsi muri iki kiganiro, ni ukwerekana ko amategeko yaje azanye inkuru ya mbere mbi, yereka umuntu ko nubwo abona uko ameze kose ko afite ikibazo, kandi ko bigiye kugaragara kuko ibyaha bigiye kugwira. Tuzakomeza tuvuga bino bintu nubwo twabisoza kano kanya, kuko ntabwo ibintu byaba biraho ibintu wavuga umuntu umwe ngo birangize. Niba nta kintu Emi yakongeraho wagira icyo wongeraho hanyuma tugasoza. Ndumva ntacyo, gusa biba biryoshye nyine tuba twumva twakomeza, nuko nyine tuba dufite igihe tutagomba kurenza, ariko tuzakomeza dusangire uko Imana izadushoboza. Reka tubashimire rero bene data mwari mudukurikiye, tubabwira ko ari aho ubutaha n'ubundi tuzakomeza turebe uko birivuga ibintu, kandi nizeye ko tuzunguka kumenya, kandi nitumenya burya kumenya ni byiza, bibahatura umuntu bigatuma agendera mu nzira nziza. Imana rero ibahe umugisha. Amen.